umeze neza se? Ndumva utavuga neza sinzi ikibazo cyabayeho. Ariko wambwira naza no kukureba niba bikomeye. Niko ruko. Ninde mwavuganaga kuri telefone? Niwe mu anti Kabuga. Cyangwa urambeshya sha? Ntabwo nakubiye. Niko. Naho se abahungu baguteretaga bakwicira amasomo kandi utarakura? Oya dadi none se. Nta muhungu twavuganaga ahubwo wa mu anti Kabuga yambwiraga ngo muri vacances nyine nzajye kumusura teta yarakuze ndebe nuko nasigaye angana. Aho sha abahungu ntabwo barimo kugushuka so rusi. Ndisubize ko wambajije ngo nzabanze nige. Bo ngaho genda ubu ureba utuntu utunganya mu cyumba nasize icyumba kidatunganyije sibyo? Uzakurikiza amasomo neza uzumvire amabwiriza yanjye abahungu ntibakajye bagushuka. Ngaho genda sibyo? Nzakubwira. Vite. Sawa. Ndagukunda. Merci. Ntabwo urajya kwiga? Nari ndimo gusoma kuko dufite ikizamini mu kanya. Rusi ko ndeba wakererewe ko? Ntabwo nakererewe haraburaho iminota 40 kandi wanashitse. Ntabwo mbyumva. Gira vuba udakererwa amasomo atagucika. Sibyo? Gira vuba kabisa. Sawa. Kasi mwe ndabye mu n'abatukamira gushika ntabwo byarangiye ahubwo ariko nacyo Rosa, ako kudasoma umwana. Soma narabirenze kandi maze kuba tungahe. Kabyeri ko noneho bijanje. Umusaza, nahageze kabisa. Aho bagiye gushya. Nizo tabaziye gushya kabisa ni fresh. Karibu mani, karibu. Noneho ndebera umupapa. Aganga karashyi uyu munsi. Shaka kabisa. Samu, uretse soma. Yo broski. None. Samu. Nta kibazo nacyo twaye mu kazi. Mwarabaje karabasura. Kimwe kandi sibyo. Ngo gapfunda ariko naribi. Sishano. Byamara ko nk'abahungu mu cyayi basha. Meze gute se? Bana fresh. Ati yagenze neza se. Shasho yagenze neza mane naribi kabisa. Gusa aje nkasaje nibwo nangeze Nyabugogo. Bere ku Kamonyi. Nageze Nyabugogo ngeze nabwo mbara n'imodoka kwanza inyuma. Sure. Ni gusa saa 3 n'igice nibwo nayibonye mutanazwe. None sibiracamo shaka umuntu ufite bro ni hatsalma ahubwo se bako tugiye kwitamo bya danje utagira ngo bigira round ya mbere yarangiye ahubwo ratugitamo n'akantu akumwe gake aho umuntu usoma ku kantu gake ukahita usinda ndabizi usinda vuba mani
yarabitaje umujyama nawe warabibonye ma ikindi kandi urazi asinda ubusa kandi mu kanya arabarangiye mbase hari ikindi kintu mani nshaka kubabwira hari icyana cyanjye kigiye kuza ahangaha cyane ni ikibebi cyanjye tanduzanya imiti y'abakobwa ese umwana ngomba kurya umwana rega nta kandi kazi umusa kuba turi gutya ntuzanye imiti amana agiye kuza icyana cyanjye kandi nacyo ni nese kiriya nje ibyo warubize ko biri bubise nari mbizi mani urabona nzi ko wajya ariko ntacyo nawe nese iyo wamurabuye byibura nta birenze mani ntabyo yambwiye ko haze bibi kiri naje mvuga ati uyu muniga ndaje twitemo sibyo turi ni naka weekend ahubwo ndabona amamagaye mani numva ibyo yamatinze tu hello baby ni sawa Wani ndiye bya dango ahubwo sinzi mu biciko cyakoze bro ibiraho bahageze ubwo nyingurira ushagira baba kabisa bamwe cyane kingurira ntabwo hafunze aha ni nko mu rugo we kingura nta kibazo no restaurant yarisiya bite imyenda y'ishuri hano yanjye ngomba nagiye kwiga Kusheri umeze neza si neza nari ngukumbuye nanjye no kusheri shati bite byiza aho umeze neza meze neza ndasubiza n'abasaza baje mu banjye saba amahoro ese man uniform wowe imeze ariko sundi undicara hano nambaye uniform ikibazo nyine tugende guhindura harya igihe uzarangwa wasize twenda nahasize hatagira n'undi mujama mani mbona nambaye uniform kamwerekana umurira ntabwo wazi kandi abasaza cyamvuye cyangwa urashaka kwerekana umurira kabisa ntabwo kuri ibi nabyo ababyeyi nabo Sam izi nzoka tasigaye se bro uzabimenya bagutahishe ntiwakira gusa n'umunyeshuri ariko najya ari muri 16 wakira amanika menshi nuko azayiba sibyo abafite n'uwari yamara y'ubugendera ku mana kandi wagize kubera iki uzi impamvu nyine impamvu izajya ugendera kuri se bakubonye muri kumwe cyangwa ari hano yasohotse hano mu nzu izuru rya kubaho ntabwo munsi ndimo sheri arigani naje nyine ariko gize vuba ngaba ukumbuye nama yo gukura bahenzira wallahi ese bigenze gute mbonye ijana bakatira ntabwo gusa ko bateye n'abanuzi akusundi juriga mu bigende gute ko hari nuko yiri amari ntabwo bikureba mu tubazo twose urahari bari bagiye na Erika rero na Mwarero utagira icupa ntari babashe kuva kare genda naraye bari ntabwo naryamye muniga muzana karahuri ntabwo narakabye aho nari kubona chandarizi kabisa yitema ite sawa sawa ni fresh kabisa ajya bikonje ni twarose turabagise bamubona muti Sheri wawe ni genge statura mwembe wanjye sha ndamukunda mana aya masomo nkamukurikira sure base sikunu numvaga natunze numvaga mukumbuye cyane mwana mwitemo nari imana nari umusore enjoy kabisa kameze neza kameze neza
ibyo kumbwira ngo extra ishuri rikatira uyu munsi nababwira ko amasomo ari butinde nyine dufitemo kwizi ejo kubera ko butinde dusubiramo ariko nyine numva nyine tukaza gutinda muri kanaka umunsi wose uwanjye uwanjye kabisa amasomo yakatiwe ni ukuri kwari wose umunsi umwe nimba nshaka nimba nshaka ni ukuri kabisa ndebera hari abasimba kuri tunutungayo bambaye kweli ukabagezemo ndabizi wongere kwinjisha gusa musinzira mwana hano ko nawe mwana si byose njye n'undi wasanze nanyweye nakamara nko gusukira kandi si byose nagomba mbiheruka reka ababyeyi baranganye arabukanye ko jyanye namutinya kabisa kuseburira mubana gute iwanjye ni ingazi ibintu byose no kumucenga shajwiye kabisa gusinzi nawe akazi uri namucika byakoze udakoresha ikate yo kumubwira ko uje kwiga batangiye kumbona Pascal mu rugo nta kibazo twanaruhukamo urumva naniwe amarimo ananiwe aho wateguye kamwe biganiro ijyanye na nyine hano tukigerageza harimo tubaraga duke ariko turuhuke Iva oui nzanira amazi hano ngwino hano tuganire cara hano tuganire Ntise papa imiti wayifashe neza ndenda kuyinywa gira vuba uyinywe neza uzabona uko ukira ujye ku ishuri wanyumvishe ndabyumva okay ujye ufata imiti neza nibwo ukiruye irangize neza nibwo amasomo uzayakurikirana neza uranyumva mwana wanjye ndakumva sigaye bikeya nimbimara nzahita nsubira ku ishuri nta kibazo ujye ukurikiza kire neza urumva ndabyumva Mwiriwe dadi. Mwiriwe mwana wanjye. Mwiriwe. Twiriwe neza uvuye ku ishuri? Uvuye ku ishuri. Amasomo arimo aragenda. Dadi nanatsinze maze. Yoo, felicitation. Natsinze sinabikubwiye. Nabonye 90% inshingano naguhaye urimo urazikurikiza nzaguhemba. Dadi ngomba gutsinda naza mu mbere mu rwego rw'igihugu. Rwose. Ibyo nakubwiye uzabikurikize kandi uzagera kure kubaha ababyeyi nicyo cya mbere nanyumvisha mukobwa wanjye ndashaka kuzaba umuntu ukomeye nkazakugura imodoka murakoze cyane rwose ariko nuko maze iminsi ndwaye ninsubira ku ishuri ntugire ngo ayo manota ubonye sinzayareba zarushanwa cyobo dodo zahemba nawe ugomba gukomeza imiti tuzuzanya sawa kabisa
ni byiza reka njye guhindura imyenda sawa genda uhindura imyenda Rusi enda hano umva rero Rusi ngiye mu kazi urumva ubwira umukozi abe hafi y'urugo batava aho batwiba wanyumvishe ndabimubwira okay sawa bye ngiye mu kazi papa yagiye ariko sinabahera yagenda kandi nanihamagaje akazi kandi no guhindura imyenda musaza yanagiye yumvishe Allo? Wisheri? Shanda gukumbuye wa musaza yagiye mu kazi kandi araza bwije. Nakuntu waza ukansura ko ngukumbuye. Shangwe none ukuri ndagukumbuye pe. Uraza? Wow. Ngaho tebuka. Ni karibu sheri, karibu. Yaje se? Sheri, mwese se? Nta wundi ukuntu nyumva njyewe uriya rero. Muze neza? Yambaye umukumbuye. Karibu. Asitari? Cya, bino wa musaza yagiye. Navugaga ko afite itayemo. Uzi igihe ari buzire? Yagiye se? Ahubwo ngira ngo urarara. Ni ukumucunga igihe ari buzire. Ugahita nyine nawe nibwo uri bugende. Sibyo se? Umva se? Uriya musaza ko mutinya. Mutinya ibigize. Ibyo warakanye ne kumugukanira bingana kuriya. Oya. Erega biratwikoraga nuko ari iwanyu. Erega n'iby'abasaza ntabwo yabura gukanira umwana byayo. Mana utinyuka bwa. Asho. Ahubwo tugenda mu cyumba se sunaniwe. Nta kibazo niba wizeye yuko ataza vuba pe ko ndamutinya uriya musaza ndamutinya kandi ndahari kugira ngo umenyere byose. Sheri nta kibazo sibyo. Nizere kuri ubu. imyenda si y'umwana wanjye simeruka agiye kwiga mwana mperuka agiye kwiga byagenze bite agiye gucunga ko mu cyumba ko ari bari